Hello, how are you doing for this moment in studio? A lot of vibe on microphone. Two boys, ladies and gentlemen, for this moment. This is Kigali Top News. Make some noise for your boy Saja and Killer D Judy Kennedy, yeah. Wamuyita Killer D Judy Kennedy, the presenter on this YouTube channel Kigali Top News. Kumakuru atandukanye so tubagezaho buri munsi, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'imikino, ibintu byinshi bitandukanye. Niba tuzatujya muri Rayon Sport tukagaruka muri Kene niko ngo bimeze. Yeah. Ubu ni inkuru zose ku karubanda tubishyire hanze tumena umuceri. Iyi ni Kigali Top News, ikiganiro tuzadukoreraho ni nawe waruhuka show. Hari uburyo ugera muri situation ukumva wakwiyahura, burya na byamamare byagiye bitera imbere, babakire tubona hari ubuzima bigeze kunyuramo bakumva barifuza no gupfa, ariko right now bakaba ari abantu bibikomerezwa. Kigali Top News muri nawe waruhuka show, nge na Sajya tuzajya tubaha inkuru ku yindi, abantu bahinduye ubuzima. Ni Kigali Top News bro. Okay, so mu kazi kose waba ukora, muri career yose waba urimo, tubafitiye abantu batandukanye, abo baririmbyi, abo bacuranzi, abo babyinnyi, abo banditsi b'indirimbo n'abandi benshi batandukanye. Ni kuri Kigali Top News, kandi kuri subscribe niba rugamero dukurikiye, niba warabikoze thank you very much. Izo like, izo share kuyaba kuri WhatsApp, Facebook na Instagram na Twitter n'izindi zitaraza zose. So we need your support kugira ngo noneho tukugezaho amakuru atandukanye, so tukugezaho buri munsi. None ni nawe waruhuka show kuri ibi ngibi uyu muvandimwe yarababwiyeho, ni ibintu byinshi so tuba turi kumwana kuri Kigali Top News. Ndahari kabisa na Sajya arahari, turabaha buri kimwe ku kindi. Ni Kigali Top News, ni turi ijwi rya rubanda muri rubanda. N'ubundi no kubaha ibintu bitandukanye, amakuru n'ubundi ni updates nkuko mwabirebaga kuri title y'iyi nkuru cyangwa kuri title y'iyi video, nubwo twabanze kubahereza the first introduction, ariko ntibitubuza kubabwira inkuru kuko niyo n'ubundi numbero yacu, niyo numbero YouTube channel. Uwitwa Akariza Amanda wabaye igisonga cya Miss Rwanda yavuze ko hari ibyo yari yaratinye kuvuga. Ikaze cyane. Akariza Amanda wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda mu mwaka wa 2021 yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze avuga ko hashize igihe kinini afite icyo ashaka kuvuga ku bijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina yavuze muri Miss Rwanda ariko agatinya. Ngira nkuko mubizi hari saga imaze iminsi ivuga ku muyobozi wa RIB. Iyi ngiyi ni company itegura n'undi Miss Rwanda yifite mu nshingano, waje gutabwa muri yombi kuva ku gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki ya 26 Mata 2022 mu Rwanda. Abakoresha imbuga nkoranyambaga baraganira ku itabwa muri yombi ry'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup. Iyi ngiyi nkuko nabibabwiye ni company itegura Miss Rwanda witwa Ishimwe Diadoni uzwi nka Prince Kid. Uyu nguyu wamenyerewe cyane mu muziki mu minsi yashize, nyuma murabizi ko yakoranye indirimbo na Tom Close. Uyu nguyu rero akaba akurikiranweho gukoresha ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa bitabira Miss Rwanda mu bihe bitandukanye nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangaje. Icyo ni icyambere. Ikindi kandi amakuru avuga ko abakobwa bane bitabiriye Miss Rwanda 2021 ndetse na Miss Rwanda 2022 aribo batanze ikirego ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakorewe. Ni ibintu bitangaje, bajyaga babivuga bakavuga ngo Miss Rwanda hari akantu karimo, bakavuga ngo ni kwa gutwika kwa badekati na bakasuka, ariko finally ibintu bigenda bigaragara nkuko mukomeza kugenda mubibona kuri social media. Abundi baravuga ngo burango nandu rivugira ubuse cyangwa ngo ahari umuriro ni habura kotsi. So uwitwa Rukundo Patrick, uyu nguyu ni Patikope, ngira ngo muramuzi no mu photographe komeye cyane hano mu Rwanda. Uyu nguyu azwi cyane ku bakoresha imbuga nkoranyambaga, numwe mu bamaze imyaka myinshi akorana na Miss Rwanda organizations. Mu ijoro ry'uyu wa kabiri rero, mu ijoro ryo kuwa kabiri yanditse kuri konte ya Twitter avuga ko Prince avuga uyu nguyu Patikope yanditse kuri konte ya Twitter avuga Prince Kid ni umwere. Yavuze ko ngo Prince Kid yungu yari umwere. Anyuze kuri konte ya New Times, Akariza Amanda wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2021 yanditse avuga ko hashize igihe kinini ashaka kugira icyo avuga
ariko ntiyabishobora kuko kuvuga nta bimenyetso byari kwangiza kuruta uko byari gufasha cyangwa byari kugira icyo byubaka. Uyu nguyu Akariza yavuze ko ibintu byatangiye kujya hanze adashobora gukomeza guceceka mu gihe ibintu nyine byatangiye gusakara, nawe ntabwo yabura kugira akanamenamo mu gihe afite some information about it. Noneho avuga ko ibyo yanditse ari uburyo bwo kugaragaza aho ahagaze kandi bishobora no gufasha abandi bakobwa gutinyuka bakagira icyo batangaza cyangwa bakagira icyo bavuga ku ihohoterwa bakomezaga kugenda bakorerwa kuri Miss Rwanda. Ubu ni nko mubizi muri Miss Rwanda bavuga ko kugira ngo umukobwa abe Miss Rwanda agomba kuba afite uburanga, ubwenge ndetse n'umuco, ariko bashyiragamo icyakane. Okay, so rero akaba uyu mukobwa yakomeje agira ati bakaba aba bakobwa bandi nabo batinyuka bakaba bagira icyo babwira polisi baba barahuye nacyo muri aya marushanwa ya Miss Rwanda. Rero uyu mukobwa yavuze ko yifatanyije n'abakobwa bagenzi be kandi yiteguye gufasha buri wese ushaka kugira icyo avuga no kumushyigikira igihe nzaba nyenewe, kandi azabyumva n'igihe uwo mukobwa azaba ashaka kubyihorera mu buryo bwe. Yavuze ko atavuze mu izina rya buri mukobwa wanyuze muri Miss Rwanda kubera ko umukobwa wese wanyuze muri Miss Rwanda afite urugendo yanyuzemo yakwivugira. Uyu mukobwa kandi yavuze ko bidatunguranye kuba ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ari kimwe mu bibazo benshi bahanganye nacyo ku isi muri iki gihe. Avuga ko mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko iyi ndwara yica cyane kurusha kanseri. Ikindi kandi avuga ko imyaka ibaye myinshi ubuzima bwo mu mutwe bugaragazwa nk'ikibazo gihangayikishije bari gushakira igisubizo. Agaragaza ko buri muntu wese ufite ikibazo akwiye gufashwa agakira. Noneho ibingibi uyu mukobwa rero yavuze ni kimwe mu bintu byatangiye guhuzwa n'iki kibazo cyaje kubaho cyaba abakobwa bakomezaga kugenda bahohoterwa bitabira Miss Rwanda, kandi akaba ari ibintu abantu benshi bari gukomeza bibaza bati ubundi Prince Kid ibingibi bari gushinzwa n'ukuri cyangwa se si ukuri. Ni ibintu bitangaje Kennedy, ni ibintu bitangaje nk'uko byakomezaga kugenda bigaragara, kandi ni ikintu nawe utabura kuvuga ubundi what about this. Ese uyu mugabo ari mukuri? Ese ubundi bitegura Miss Rwanda ibintu byavugwagwamo biri ni true? Kuko hari utuntu twinshi dukomeza kugenda tugaragara muri Miss Rwanda. Harimo witwa Mutesi Jolly mu Miss ishize yaje kuvuga ko ngo uyu Prince Kid Miss Rwanda yagize nk'akarima ke. Hakaba noneho hari umukobwa witwa uyu nguyu ari no muri Love and Drama ya Miss Call iherutse gusohoka, nawe bivuga ko hari impamvu yatumye yikura muri Miss Rwanda, wari wageze no muri boot camp, ariko impamvu nayo itaramenyekana. Kuko urumva umuntu kugera muri boot camp ntibigenze gute, ariko ukajya kumva ngo yavuye mu irushanwa, nabyo ni ibintu byinshi bikomeza kugenda bigaragazwa. Ikindi kandi n'abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu nkuru yamenyekanye nuko ngo hari umukobwa wari waramaze kwemezwa uzaba Miss Rwanda, bimaze kumenyekana diri rapfa, ariko ngo hari umukobwa ubundi wari waravuzwe ko atari muheto uzaba Miss Rwanda, ahubwo akaba ari uwo mukobwa. Nabyo ni inkuru zitandukanye zakomeza kugenda zivugwa. Kandi n'indi nkuru yavuzwe nuko mu gihe uyu mugabo yatabwaga muri yombi, kuko ngo RIB yavuze ko yari yabatumiye muri investigation, yari yatumiye Muheto uyu Miss Rwanda ndetse n'uyu mugabo witwa Prince Kid. Mu gihe Muheto we yavugaga ko imodoka yatarayibona, ariko hakaba hari n'ibindi bibazo bya ruswa ishingiye ku gitsina byajemo, kuko ngo Muheto yamuhamagaye amubwira ko ashaka imodoka nyabimubaza, none umugabo ngamutumira muri hoteli, icyumba cya hoteli yari aryamye. Murumva ni ibintu by'uruvange kubyumva nyine ntabwo byoroshye, ariko n'ubundi Kigali Top News, this is the reason why we are here, kugira ngo tubabwire ibintu byose uburyo byubakitse. Kanda kuri subscribe, ntabwo turi gupapa ibintu turi kubabwira, turabizi ntabwo this is the industry. Amakuru niba wiriwe mu kazi, ni wabonye umwanya wo kujya gusoma gushakisha, twebwe ahantu hose tuba turiyo, yaba ku bitangazamakuru byandika kuri tele, everywhere Kennedy ndabeshya. Ewan ubu ni gahunda kuri Kigali Top News. Gahunda ni gahunda, tuzatubamenyesha buri kimwe. Nk'iyo nkuru tuzayikurikirana mpaka irangiye, n'izindi nkuru nyinshi kuri Kigali Top News. Ikindi ikiganiro ni nawe waruhuka show, channel ni Kigali Top News, imodoka ni Benz brother. Okay, thank you my bro. Zirabashimiye cyane n'undi mwe mwadukurikiranye. Kwanda kuri subscribe niba utarabikora, kugira ngo dukomeze twibanire muri izo nkuru n'ibiganiro byose tutagomba kugezaho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. This is your boy Sajja and Kennedy.
Judy Keradizo, thank you very much. yeah